Banyarwanda ndashaka mundebera aka video Banyarwanda mundebere. Favorite song so far in Rwanda? Right now, the #1 trending song to me is Me Forever. For the band? By Ben, yeah. Yeah, that song is hard. No, it's just everything. He needed to say what he had to say, and he said it. Yeah. And that's it. And then he said it to someone. No, exactly. he said it. He said what he needed to say. I love it. I wish my man could. He's the right perform person, like that. Yeah. So beautiful. Fantastic. Yeah. Beni de Ben urumujangweri. De Ben urumujangweri. De Ben urikijangweri. The Beni ntago you cannot play with something called promotion. Ntuzakine n'ikintu cyitwa promotion. Beni ukinisha ikintu cyitwa promotion. You don't mugane wa papa cyangwa kubwira ngo wadutesheje agaciro, witesheje agaciro kugenda ngo kwa batiti Brown, ujye kwa Titi Brown ushaka yiki Beni ngo kwa Chris Easy utrend umwaka umwe uri yavuye muri prison nene bakakubona nguri mura promoting na Titi, nguri mura promoting na nuza ngo yakubise bana Beni unswaza. Beni unswaza, Beni you don't know how, ntuzi gukurikirana. Beni Melodara gusi wambojije kuvuga ibi bintu, ariko reka mbikubwire Melodara agiye kugucyaho n'imodoka utazi, because you don't know what promotion is. Dirimba bya Forever wowe nibirangira Melodara za gukubita izindi zitano yiruka. Ndakubwiye Beni ukinisha promotion. Zari yavuze ibi bintu kuri verses ahantu hose abantu bari avuga ko akunda indirimbo yawe, agenda yatendinga white party. Zari ntabwo ari igicucu, zarazi ikintu cyitwa promotion. Yari arimo araguhamagara. Zari si umusiru, zari yari arimo araguhamagara akubwira ati ndagushaka ku gitaramo cyanjye. Yari yumvishe ko The Ben ari mu gihugu. Wallahi ubizi ko zaraguhamagaye. Urabizi Benize nawe tukimanye, ngewe nawe turabizi. Me and you we know. Zari cannot say such a thing on the national TV for nothing. Yaragushakaga, yarakubwiraga Beni come to my party. Ugenda kwa black and ugenja kwa black kandi hari white. Beni uri kisajja kisiro. Beni ubwo zari wahitaga uyuza kujya wari kumukoresha ibintu ushaka ku ndirimbo, ukamubwira ati duwe challenge ubone mukakwatanga mukaflexinga tugeza zari agapostinga kuri tugakoresha page ye kupostinga agashira kuri page ifite miliyoni 11 indirimbo Forever ikabibonye izindi mileage. Kandi urabizi zari akagiye wowe isura yawe na zari igiye hari mileage byatari, abantu baba bagiye kubona iyo ndirimbo bari abantu benshi. Iyo bari promotion The Ben urayangiza. Abo bakobwa ba Kigali Boss Baby zitewe nta kintu urimo urabashakaho, warangije kurongora nta kintu, bya bintu byo kwinyabya ngo uzagena ngo ufate ituru hariya, ibyo bintu byarangiye. Ntabwo cyazongera kubikora Pamela ubungu, uzagwa inyuma ya Pamela ubungu ni kibuno cya Pamela paka. Washakaga iki kuri Black wowe Black wajyaga yushaka iki? Ngizarari hari yarimo araguhamagara. Ben Happy New Year my dear friends, aho muri hirya no hino mu gihugu. Umwaka mushya muhire wa 2024 uzababere wihirwe mu buzima, uzababere w'amata n'ubuki, buri kimwe cyose mwifuza kuri Nyagasani muzakibone. Ni Mr. Jean Ngugu on Iris Rwanda TV. Ndagarutse kubabwira amakuru ari update on this morning. Ddumba amaze kwita The Ben ikigoryi cyangwa se ikimara. The Ben umusiru, The Ben umuntu utazi ubwenge. Aya ni amagambo amaze kuvugwa na Ddumba. Ndaza kubabwira impamvu, ndetse njye no kubashiramo aka video gatoya kagaragaza impamvu Ddumba yifatiye ku gakanu. Uyu mu influencer wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga amaze kwifatira The Ben ku gakanu, akavuga ati The Ben wa umusiru munange. Weekend isoza umwaka kuva kwa gatanu Ikigali byari bitaramo bitandukanye. Ikigali bataramye bishimye, Ikigali ababyinnyi babyinye, Ikigali byari ibirori ngaruka mwaka cyangwa se ibirori bisoza umwaka bidasanzwe, dore ko ari ibirori byabereye mu duce dutandukanye. Niyo nkuna turi buze kugarukaho, ariko kandi turakubitira mu majyaruguru twambukiranya twerekeza mu karere ka Rubavu, aho ibyamamare byiganjemo abakina sinema ndetse n'aba mu ruganda rwa comedy ubu ngubu bari kubarizwa hariya ku mazi. Bahamaze icyumweru ndetse bahakambitse. Turaza kureba n'igitaramo giteganyijwe kuhabera ndetse n'icyahabereye, tuze kubabwira amakuru yaho ukuntu byifashe. Turaza kunyarukira muri Amerika, Portland, aho The Bruce Melody
yakoreye igitaramo cy'amateka mu buzima bwe, ndetse ibingibi yagiye bigaragaza yishimye cyane. Bruce Melody uzi kubyaza amahirwe umusaruro muke yababonye cyangwa se opportunity akayibyaza umusaruro. Uyu musore bakunda kwita ni munyakazi ku mufungo, nyine ni umufungo, akubwira ko icyamuzanye no gushaka umufungo ahantu hari umufungo ntiwamutangayo. Ayandi makuru atandukanye turi buze kugenda tubagezaho muri show busy nyarwanda cyangwa se muri show business, nuko umwaka utangiranye udushya twinshi. Uyu munsi wa none ni tariki ya mbere z'ukwa mbere 2024, n'umwaka nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yejejemo abanyarwanda umutekano usesuye, ababwira ko nta kizawuhungabanya, ndetse aburira n'abantu bose bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda yuko abo bantu bazashwanyaguzwa. Ni n'umwaka umuntu wese utari wakageje imyaka yo gutora ariko wayigejeje azabasha kwitora ku nshuro ya mbere umuyobozi w'igihugu uzatorwa muri uyu mwaka. Right, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kukugeraho ku gihe, ubu dushigikiye, ubu duteye inkunga. Mwakunze amwe mu mafilime yacu, twari tumaze iminsi turi copyright striker, copyright ku ma content atandukanye ndetse na content reuse, ariko ubu ngubu tukaba twagarukanye imbaraga, ibyishimo, umunezero, aho tugiye kubahereza episode kuri episode. Mu minsi iri imbere filime zacu zikaba zagiye kugaruka. Mu masaha make yashize nibwo Ddumba amaze gutangaza ati The Ben uri umusiru, The Ben uri ikimara, The Ben uri igicucu, ati The Ben uri musiru munange. Abikuye ku kirero, abikuye The Ben kwa gatanu ushize tariki 30 habaye ibitaramo bitandukanye muri Kigali. Haba ibitaramo mu murwa mukuru wa Kigali, byari ibitaramo byateguwe n'abakobwa batandukanye. Harimo igitaramo cya Kigali Boss Babies, ni itsinda ry'abakobwa ritamaze igihe muri show, byari maze igihe ariko bakura umwe kuri umwe, ariko aho baziye bahuza imbaraga, bari barimo baramurika filime yabo nziza cyane, ndetse umuntu avuga ko iri ku rundi rwego. Ni filime yakorewe i Dubai muri Nigeria ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye na hano mu Rwanda. Ubwo bayimurikaga, mbere yaho gato ya Zari ari kuri televiziyo y'igihugu aganira na Lucky kuri televiziyo. Zari yarahishuye aravuga ati, ubwo Lucky yamubazaga ati nihe ndirimbo ukunda mu Rwanda, nuwe muhanzi ukunda mu Rwanda, Zari yarasubije atari indi mati Forever by The Ben. Lucky nibwo yahise avuga ati take 5 tap, ahita amuhereza 5, ati akira The Ben niyo ndirimbo iri guhitinga cyane ko isohotse mu byumweru 2 bishize, ikaba imaze kugira views 2,000. The Ben ntabwo yigeze yitabira igitaramo cya Zari, nk'umwe mu bantu bakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga cyane hano mu Rwanda no hanze yarwo, dore ko Zari ari umwe mu bantu b'ibyamamare babayeho, akaba ari n'umugore w'imyaka 43 utunze agafaranga gatubutse ku rwego rwo hejuru cyane, dore ko amafaranga ye abarirwa muri miliyoni 43 kuzamura. Uyu mugore wigeze kukanyuzaho we na Diamond yes, Zari umwe mu bantu bakoze amateka ndetse n'izina rikomeye cyane, dore ko yigeze kugacishaho na Diamond wanafitanye abana. Uyu mugore w'icyamamare rero utunze no kugatubutse, makuru avuga yuko aho ibirori byagombaga kubera yategerejwe amasaha agera kuri 7 ataragera mu gitaramo aho cyari cyateguriwe, ndetse naho ahagereye akabasha kubonwaho n'abafite agatubutse cyangwa se abafite agafaranga gahenze. Aya niyo makuru dufite kugeza izi saha, bivugwa yuko Zari abafite agatubutse aribo babashije kumuciryera, abadafite ku gafaranga batabashije kuba bamureberaga kure ndetse bikageraho bakisohokera mu gitaramo cya Zari. Ddumba rero umwe mu influencer mu magambo ye yagize ati The Ben uzamenya ubwenge ryari, kuko iyo ubuze ubwenge wakabaye waramenye ko Zari yaguposti yavuze ngo akunda indirimbo yawe yamaze kumenya ko uri mu gihugu, arimo araguhamagara kugira ngo uze kuba wakwitabira ibirori bye cyangwa se uze kuba wahagera. Ati cyane ko niyo uhagera Zari nk'umwe mu bantu bakurikiranwa cyane yari bupostinge yuko witabira igitaramo cye, ndetse mu kwitabira igitaramo cye indirimbo yawe Forever yari bwongereho izindi views zitandukanye nyinshi cyane. Arakomeza agira ati mbese wajyaga gushaka iki muri Kigali Boss Babies, bariya abakobwa ko amaze kurongora Pamela?
bikaba byararangiye. Kigali Boss Babies wajyaga gukora iki iyo witabira igitaramo cya Zari. Ngayo nguko rero ni Ddumba uramukiye The Ben, akaba bitangaje nyuje ku rukuta rwe rwa Instagram nk'umwe mu bantu banakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari umwe mu bantu ba promoting ibihangano by'abahanzi batandukanye n'ibitaramo byabo hirya no hino mu gihugu. Bimwe mu byaranze uyu mwaka ni uko umwaka ushize udushya dutandukanye, isoko rya muzika mu Rwanda ryigaruriye iry'i Burundi, cyangwa se abanyarwanda bigaruriye isoko ry'i Burundi, dore ko buri kwezi nibura abahanzi batatu babaga bari mu gihugu cy'u Burundi bagiye kubataramira. Mu ijoro ryakeye Chris Easy yari akoreye igitaramo cy'amateka afasha abarundi kwinjira mu mwaka mushya, dore ko yataramiyeyo igitaramo cyiza cyane, aho yasanze indirimbo ze zose bazizi aririmba akaririmbana nabo, ageze kuri bana byabaye ibindi arapfukama ayiririmba apfukamye. Mu dushya twaranze igitaramo umuhanzi Chris Easy yakoreye hariya mu gihugu cy'u Burundi, James na Daniela nabo bari mu Burundi, Christopher Muneza nawe yari mu Burundi. Ngwayo nguko i Burundi byari show ya danje. I Kigali kuramya no guhimbaza, Apotre Gitwaza yinjije abantu mu mwuka, Pasteur Masengo nawe abantu bari bakubise buzuye muri Kigali Arena, bari bakubise buzuye. Vestina na Dorcas bongeye kugaragara imbere y'abantu baririmba indirimbo zabo zitandukanye hariya kwa Masengo, Apotre Masengo. Andi makuru twababwira yaranze impera z'uyu mwaka turimo nuko ahantu ho guturikizwa fireworks hari ahantu hatatu muri Kigali, ndetse by'umwihariko nawo mu karere ka Rubavu bikaba byabaye, na Nyagatare byabaye. Ukibaza ngo Musanze nk'umujyi w'ubukerarugendo habuze iki, cyangwa se dufite abashitsi benshi, akaba ariyo mpamvu bitaje gukorwa. Nta wamenya iyi ni imitegurire y'uturere cyangwa se mu buryo butandukanye. Amakuru muri showbiz yaracyari menshi cyane. Twababwira yuko abakinnyi ba filime batandukanye barimo Dr Nsabi, barimo Kraman, barimo Nyambo, barimo n'abandi bantu batandukanye bakaba bari kugaragara mu karere ka Rubavu, aho bagiye gufatira ikiruhuko cy'iminsi mikuru, bari kwenjoyinga n'abakunzi babo, dore ko kubenjoyinga kwa ngufatanye nabo ari 150, ubundi ugakorana nabo urugendo rwose kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Ni nako umunyamakuru Chita Magic yagaragaye mu karere ka Rubavu, nawe ari kwenjoyinga n'umuryango we, ari kumwe n'umwana we na madamu we, bari kwenjoyinga, bari gutembera mu kiyaga cya Kivu, ubona ari ibintu byiza cyane. Nyampinga w'u Rwanda w'ibihe byose Mwiseneza Josiane nawe akaba yanyarukiye Karongi, aho yagaragaye ari kwenjoyinga kuri imwe mu mahoteli tutabashije kumenya izina ryayo, ariko bigaragara yuko ari umuntu uri ku mazi, uri ku mazi. Iris Rwanda rero twabafunguriye undi muyoboro muzajya unyuzwaho iyobokamana witwa Hano Rwanda TV, ndetse twafashe umwana witwa Icoco nicyo, mwagena hose mukasura, mugakora subscribe, like, share na comment. Amakuru n'ibiganiro byacu bikajya bikomeza kubagereraho kugiye, dore ko nakagaruka ntabwo biba bitinda, always. Tugarutse kuri Kigali Boss Babies, aba bagore bamaze kubaka izina, cyangwa se aba bakobwa, niba tuzabita abakobwa ariko ubwo ni Kigali Boss Babies, ni abakobwa ariko bamwe muri bo bafite abana. Niba umuntu wabyaye yongera kwitwa umwana nibyo tutazi. Tugarutse ku gitaramo cyabo kuva saa 9 z'umugoroba wo kuri wa gatanu tariki 29 Ukuboza, The Ben na Pamela baherutse gukora ubukwe. Kuva saa 9 z'umugoroba bari abambere mu kwitabira igitaramo cy'aba bakobwa. Saa 2 n'igice nibwo ibyamamare bya mbere byatangiye gusesekara ahabereye igitaramo. Bamwe babanza kunyura kuri tapi itukura bagafata amafoto. Nyuma y'amasaha 2 abahanzi ba mbere barimo Afrique, Dani Nanone, Okama, DJ Philipita batambutse ku tapi itukura bafata amafoto ya mbere. Mbere yuko kwinjira ku wundi munsi, abahanzi barimo Bwiza, Ruti Joel, Juno Kizigenza n'abandi bari bamaze kwicara ku meza y'amatiki ahagaze miliyoni 5. Ako mwara yishuye cyangwa koko na agatike no kuza gupromotinga. Saa 6:29 nibwo abagize Kigali Boss Babies, ni Babies ni Babies, bateguye iki gitaramo. Bari bateguye iki gitaramo Black Elegance Party, bari bahageze. Ari yakuruzwi muri sinema, Christelle wigeze kujya mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi, Queen Ladus umunyamideri na Gashema Sylvie nibo bagize iri tsinda bahageze. Nyuma y'iminota mike nibwo The Ben afatanye ukuboko
kundi n'umugore w'Icyeza Pamela bari kumwe n'umuhanzi Ommy Dimpoz wo muri Tanzania uherutse guhereza The Ben ubutaka na Muyoboke umujyanama w'abahanzi ngo w'ibihe byose wanabaye umujyanama wa The Ben 2008 nkibaza niba yarabaye umujyanama w'ubu bakaba batari kumwe ubu ngubu bari kugendana nk'iki. Nibwo binjye hari kubera igitaramo cya Kigali Boss Babies ubwo batambukaga ku tapi itukura MC Philip yabaje The Ben ibyo abona bikomeje kumutungura mu rushako, undi amusubiza ko hari byinshi ariko ko hari ibanga rikomeye. Abagize Kigali Boss Babies bahawe umwanya bashimira abitabiriye iki gitaramo babamurikira agace gato k'ikiganiro mbarankuru kigaruka ku buzima banyuramo umunsi ku wundi, dore ko benshi bagenda babita ngo ni indaya abandi babita uko bashaka. Amashusho y'iki kiganiro yafatiwe mu bihugu bitandukanye biri mu Rwanda, Nigeria, Ubushinwa n'ibindi. Abakobwa bazwiho gutunga agatubutse bari mu bantu bari kugenda batigisa umujyi wa Kigali no hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari bo bayoboye. Zimwe muri alubumu zamuritswe mu mwaka wa 2023 harimo alubumu ya Juno Kizigenza Yaraje Ntimushona Yaje Kwaje Yaraje ya Juno Kizigenza, harimo Suwejo ya Yago, harimo alubumu ya Tom Close Ntaje Kumenyera Izina ariko kandi ari nayo yabaye alubumu y'umwaka wa 2023 dore ko yahembwe na Isango na Muzika Award. Bruce Melody ubashije kurira iminsi mikuru hanze hariya muri Portland muri Amerika yakoze igitaramo cy'amateka, dore ko yagendaga aririmbana n'abafana be aho yasanze uyu musore wavuga ngo atigishije Amerika mu bitaramo bigeze kuri 3 abashije gukorerayo. Uyu musore ntabwo ahagaze nabi ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko na hano mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari hano muri East Africa. Numwe mu basore bahagaze neza nyuma yuko ashize hanze indirimbo Nafunga Match when she's around, yahise yerekeza mu gihugu cya Amerika aho yahuriye na Shaggy The Legend, umwe mu banyamerika bakoze amateka cyane hariya muri Jamaica. Bagiye bakorana ibitaramo bitandukanye, bakoze ibitaramo bigeze kuri 3 bitegurwa na On Air radio yaho. Bruce Melody cyari igitaramo kiwe wenyine, dore ko yabashije guhindura imyenda ubugera kuri 2. Bwa mbere yazamutse ku rubyiniro yambaye imyenda igiye gusa, harimo imyenda ihenze cyane idapfa kuboneka hano mu gihugu cyacu imbere. Bwa kabiri aza kugaruka ku rubyiniro yambara imyenda imeze nka made in Rwanda ariko muri style ya gisani, nayo imyenda igaragara nk'ihenze cyane. Bruce Melody uko yaririmbaga wabonaga agendana n'abanyamerika batandukanye, wavuga ngo hari higanjemo umubare munini w'abanyarwanda, ntabwo yababeshe kuko wasangaga indirimbo bazumva mu Kinyarwanda ndetse bakanaririmbana nawe. Bruce Melody wabashije gukora live performance hariya, kandi umusore utengurwa na live performance. Nubwo mu Rwanda n'u Burundi hari ubuhahirane bukomeye muri muzika, abarundi bari kuza mu Rwanda n'abanyarwanda bakajya mu Burundi, hari ututendo 3 twabaye tutabura kubabwira. Agatendo ka mbere kabaye muri uyu mwaka, nubwo Bruce Melody yajyaga i Burundi bakamufungana na Brabasi ye bavuga ko hari umuherwe yambuye. Ako ngako niko abantu bavuga. Akandi ka kabiri ni igihe The Ben ajya gutaramira mu Burundi akibwa telefone ariko kandi ayibwe n'umunyarwanda. Agatendo kwa gatatu kabaye mu cyumweru gishize ubwo umuhanzi Yago yamurikaga alubumu ye Suwejo, maze kuri stage ubwo bari bahamagaye abarundi 2 Kriku ndetse na Double J. Aba barundi bafite izina riremereye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Burundi, ariko bageze kuri stage DJ Phil Peter, umwe mu bashyushya rugamba akaba n'umunyamakuru, umwe mu bahagaze neza ku gatubutse ku mufuka muri iyi minsi ya none, ubwo yacurangaga aho kugira ngo acuranga indirimbo ya Double J ahubwo akicurangira indirimbo ya Yago. Ibi byababaje abarundi cyane, bituma bava kuri stage bababaye ndetse bivamo n'intambara ikomeye cyane, bavuga ngo bafashwe nabi bari mu gihugu cy'u Rwanda kandi abanyarwanda bajya mu Burundi bakakirirwa neza. Ibi byaje kwihimura bivuga ngo Double J na Kriku bakoranye indirimbo na Chris Easy, uwavuga ngo niba ari umuteguro wo kugira ngo Chris Easy yakirwe nk'umwami hariya mu gihugu cy'u Burundi ntawamenya.
subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda TV. Amakuru n'ibiganiro byacu nakagaruka bikomeze kukugeraho ku gihe. Filime mwakunze twafunguriwe zigiye kubageraho isaha n'isaha. Ejo bundi turaba turi kubahereza filime. Davis D yatanze amafaranga asangira n'abafana mu Biryogo. Chris yatanze ibyishimo mu gitaramo gisoza umwaka. Amafoto na video mu Burundi. Abategura Jen's Comedy Show binjiye mu mwaka bicinya cyangwa se bishinga icyara. Bamwe mu bahanzi batandukanye n'abandi mu rubyiruko rutandukanye barimo na Israel Mbonye banyuzwe no guhura na Perezida wa Repubulika mu birori bisoza umwaka byabereye muri Convention Center. Aline Sam, Bushal, Riderman, Ruremire mu basohoye indirimbo zisoza umwaka wa 2023. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, turabakunda cyane. Ciao ciao.